Because ashoboye byose ndakimunanira ibibazo byawe byose arabishoboye. Hallelujah. Wowe ufite ibibazo ubabaye humura arakuzi, ucitse intege wihebye humura arabishoboye. Intambara zawe zose Yesu arazishoboye, yatabaye hanashaje nibyo warabishoboye. Nizera ko tugiye kongera kwinjira gospel. Ngiye nashakaga ko tuhita twinjira muri merci. Ijambo merci ku kindirimbo wahise merci ntuyiturakoze. Yego. No. Ariko urumvikana ko urabanza unadusogongeze wenda banataza kumva tuvuga merci bakagira ngo namagambo indi turabivugaho nyuma. Merci encore, merci Jésus, merci. Impamvu nakoresheje merci nta yindi nkunda français kurusha izindi ndimi zose. En fait ni narwo rurimi niyumvamo cyane, si uko nazi icyongereza, si uko nazi ikinyarwanda, si uko nazi igiswahili, si uko nazi n'indimi ariko French ni ururimi donc niyumvamo cyane. Ugira ikintu uvuga kuri Dorcas na Vestine? Cyo nshaka. Dorcas na Vestine na baramyi beza. Sebye no kwa baramyi beza abana bubaha Imana. Ashenda ubona ko yakubyo mbona kuko simba kurikirana cyane ariko bakora neza, bafite indirimbo nziza. So I hope ko bafite future nziza cyane. Gendeye igihe batangiriye genda bazi twahuriye muri studio tari rimwe. So ubu ngubu Imana imaze kubatera iteka for sure. Ukeka ko kuba abahanzi bagenzi bawe ntacyo bose babireba isi yari mbonye Dorcas na Vestina Tasetutus mu Karukundo Riva n'abandi benshi cyane. Yego. Theo yarikoza akavamo akavuga ngo niwemera pompompo ari umukozi w'Imana musangiye musangiye kuririmba indirimbo imwe. Ese mu byukuri wowe isaha nta wumva mu byukuri kuba yarakoze iriya challenge ntacyo byangiza bidasebya nk'abantu musanzwe muririmba gospel nawe urimo? Theo ni inshuti yanjye, cyo ni cyambere. That's one. He's one of my brother. Tumaze guhera kuri stage nyinshi cyane. Si rimwe si kabiri. So ni umugabo nubaha, I appreciate amavuta ye. So this man iyo tugeze kuri Theo ni bindi kuko natangiye kumva indirimbo nkiri muto ndi gukina bi. Kuri 29 z'ukwezi kwa gatatu ufite shooting y'indirimbo yitwa Merci. Iyi ndirimbo izakorerwa i Rubavu ku mazi. So ndabatumiye mwese no kuri bifuza ko tuzajyana guys, muze tujyane, tuzahagira ibihe byiza, tuzasangira, ewa. Ibihe byiza nshuti za Homeland 7 TV ndetse na Simbi TV dukunda kandi doza ku mutima nta n'impamvu nimwe atuma tutabikora nk'ibisanzwe. Rero umunsi ku munsi turabakunda, abadukunda natwe turabakunda, n'abatwanga namwe turabakunda kuko rimwe mutuma dusobanukirwa agaciro k'urukundo abadukunda by'ukuri uburyo kameze. Ibintu byose n'Imana ibigena, ibintu byose n'Imana ibitegura, Imana ivuga bikaba yategeka bigakomera. Imana ije buri kimwe cyose mu kuboko kwa Imana ivuga bikaba yategeka bigakomera. Yego natinze rero murara ko imbere yacu turi kumwe n'umuntu abantu benshi baramuzi, si ngombwa ko muvuga cyane ko nawe n'umuntu mukuru, ahubwo turaza gutangira tumuha ikaze, tugaha ikaze kugira abantu bakumenye ibintu nk'ibyo nyine. Murakoze cyane. David Mutambo n'ubona iyo sanzwe uyu munsi nishimiye kuba ku Simbi. Wow. That's good. David Mutambo ni muntu ki mu byukuri? Mwaba ndi kukubaza wenda abantu barakuza of course kuko ntago ari ubwa mbere ukoresheje imbuga
Yes, David ni umuhanzi artist wa gospel yego ndetse abandi ni umukristo kirenzeho nuko ndi umuramyi nkunda Imana ndetse nkaba nagiye umugisha umunsi wo kubana namwe nari ngarutse muri music. Njye nkeka ko David Mutambo yakagombye kuba yisa tumwakiriye nk'umuhanzi noneho twakiriye David Mutambo nk'umunyarwanda cyangwa se umuntu usanzwe ariko noneho tumwakiriye nk'umuhanzi. Because ashoboye byose ndakimunanira ibibazo byawe byose arabishoboye. Hallelujah. Wowe ufite ibibazo ubabaye humura arakuzi, wowe ucitse intege wihebye humura arabishoboye. Intambara zawe zose Yesu arazishoboye, yatabaye hanashaje n'ibyo warabishoboye. Iyo ni indirimbo yitwa ashoboye byose, ni indirimbo nahereyemo 2013 bwa mbere nkijya muri studio. Thank you. Hashize igihe kirekire mu by'ukuri ijwi ryiza zahabu yirengagijwe imyaka yose ishize, byatewe n'iki? Byatewe n'iki mu by'ukuri igihe cyose gishize tutaguca iryera? Murakoze. Ntabwo naguye, ahubwo hari ukuntu umuntu agira gutya akajya mu bindi, ariko ntabwo nibagiwe actually ibyo nahamagariwe gukora. Ngira ngo mbiha kuri stage bwa nyuma 2020 nibwo meko kuri stage yari muri concert yitwa Sacrifice of Worship Igitaramo. Nabwo bwa nyuma ntabwo akora iyo concert ya nyuma nateguye ni ya munsi 2021 za kujya mu bindi no gushaka byose kugeza ubu ngubu. So rero nasaga muri kurwana n'utuntu twinshi cyane, ariko nibagiwe ku ivuko, nibagiwe mu rugo, n'ubundi nateranaga nasengaga, ariko ikintu nakoze no gushaka pause gato bijyanye na industry ya music. Gusa nagarukanye byiza, mfite ibintu byinshi cyane nagarukanye, and I know guys will be blessed for sure, and I'm ready to give everything. Sure. Yeah. We are ready for you. Hanyuma rero wenda kuvuga ati nagarutse ukina burya management yawe ntabwo yigeze gushyiraho igitutu, urumva wateye abanyarwanda irungu? Of course n'abanyamahanga baba bahari, diaspora of course, Rwanda na diaspora nabo ushobora kuba uri umwe mu batera ngo management ntabwo yigeze gushyiraho igitutu ati bite bya ibintu nk'ibyo? Yeah, of course nibyagura, mbona huye na challenge zimwe na zimwe nanone zituma wenda hari ibyo ntakora mu bijyanye na industry ya music, bisaba n'ubushobozi, ariko n'igitutu cyo nticyabura. nk'abafana bambaza se kutagisohora turagukumbuye wagiye he? So for sure nari mari, kandi nukuri numvaga mbishaka, ariko ntabwo tukavuga ko umwanya utaragera kugira ngo ngaruke muri industry, ariko honestly ndabakunda kandi nagarukanye byiza, and I'm ready, ndabishoboye. Ubu naje kabisa, tugiye gukora, tugiye kongera tuboostinge, kandi ukuri ndacyabakeneye kwa kundi mwabikoraga mbere, mu supportinga, mu nsengera, mu magara. Guys, I still need that. Ndacyabikeneye byose. That's good. Hanyuma rero uko biri kose nubwo wagarutse byanga bikunze, ushobora kuba ufite ikintu tuzaniye. Niki mu by'ukuri ni Mutambo David atuzaniye iki? Niba ari intango yuzuye amarwa cyangwa subuki nadusogongezeho twumve. Dusogongeze. Actually I have good songs, guys. Mfite indirimbo nziza zikozwe neza, zateguwe, zasengewe, zateguye kinini cyane. So ziri kuza nubwo amafite ataraza nayo, ariko nayo ni muri ukwezi bizagera mu kwa kane, byose biri hanze. So kandi no kuri bamwe bamwarabibonye, hari merci mwakunze,
guys nakunze uburyo mwayakiriyemo bimana imbaraga zo kuba nagaruka muri industry. So I'm back, ariko sinizo gusa mfite indirimbo nyinshi cyane ndizera ko tugiye kongera kwinjira gospel. Ngiye nashakaga ko tuhita twinjira muri merci. Ijambo merci ku kindirimbo wahise merci ntuyiturakoze. Yego. No. Ariko urumvikana ko urabanza unadusogongeza wenda banataza kumva tuvuga merci bakagira ngo na magambo indi turabivugaho nyuma. Merci encore, merci Jésus, merci. Impamvu nakoresheje merci nta yindi nkunda français kurusha izindi ndimi zose. En fait ni narwo rurimi niyumvamo cyane, si uko nazi icyongereza, si uko nazi ikinyarwanda, si uko nazi igiswahili, si uko nazi indimi ariko French ni ururimi donc niyumvamo cyane. Impamvu nashatse kuba nakora indirimbo muri nkunda cyane ariko français. Gusa hagati aho indirimbo yaje ifite amashimwe, hari byinshi Imana imaze gukora. Duherukana kuri stage 2020 nari nishakisha, hari byinshi ubona bitarajya ku murongo, ariko aho bigeze ubu ngo byibura ubona ko ari Imana imaze gukora. Even appearance yabigaragaza ko ari ikintu gukora for sure. So rero iyo uzanye nagarukanye amashimwe amagambo make nshima, nubwo bitaraba successful nkuko mbyifuza, ariko ibyo Imana imaze gukora muri imyaka 5 nabonekaga kuri stage. So niyo mpamvu nagarukanye indirimbo mbere twa merci, nshima Imana ku byo yakoze. Satani ari ukuntu adutera, ariko I know God is there. Abanye nanjye irandinda, iramfasha, ingeza kuri byinshi. Yego, ati Imana yabanye nanjye. Nongere nibutsa nuko turi kumwe na David, ni umuhanzi w'indirimbo zo kuramya no guhimbaza. So afite indirimbo nshyashya, indirimbo yitwa merci, urakoze. So ubwo rero abantu bagerageze kuyishyigikira. Ngiye nyimara kumva merci, David turamuzi, ariko nge naketse ko ari Alpha Rwirangira neza. Alpha Rwirangira uramuzi, yijwi neza agira ngo na Alpha Rwirangira kumukunda nuko muhuje ijwi. I don't know. Alpha Rwirangira is my brother, mukuru wanjye ndamuha senior. This man mugomba byinshi cyane, cyubahiro n'ibindi. Yakoze music nyiri muto, kunda kumukikukira mu rugo. So afite indirimbo nkunda cyane yitwa amarira yanjye, ndayikunda cyane. So n'umuntu mubaha kabisa, ahari hose kabisa yumve ko mwubaha, ndamukunda, ndamukurikirana, ndumufana we. Ibirenze ibyo guys, Alpha zamuka gusa ntabwo ndirimba nkawe nabigiranya nawe. This man ari ku indi level, aririmba nkawe basi ntabwo aririmba nkawe. Kareka tukavuga ko aririmba nkawe. I wish ko nanjye nakora ibyiza, kuko ibyo yakoze biravuga. Tugize umushinga nanjye nkayisha mu byo yaciyemo, tugasiga trace yasize, byaba ari ikintu gikomeye cyane. Of course nta gitangaje kuba yaririmba nkawe cyangwa se nawe waririmba nkawe, abantu basa ntacyo bapfana. Hanyuma rero David, mu Rwanda dufite abahanzi batandukanye baririmba gospel. Dufite ba Israel Mbonye, dufite ba Theo Bose Babireba, dufite ba Tasie Tutus, tukagira ba bande Dorcas na Vestine. Ndashaka ko ugira ikintu uvuga kuri Dorcas na Vestine. Nshaka Dorcas na Vestine na baramyi beza. Sevye no kwa baramyi beza, abana bubaha Imana. Actually ndabona vuga ku byo mbona, kuko simba kurikirana cyane, ariko bakora neza, bafite indirimbo nziza. So I hope ko bafite future nziza cyane. Gendeye batangiriye, genda bazi twahuriye muri studio tari rimwe. So ubu ngubu Imana imaze kubatera iteka for sure. Bari mu bahanzi beza dufite bakakanya mu gihugu, kandi cyabayeho nuko bapushinze ntabwo bacika intege, barangije bakomeza gushinga. Natwe bageze ku
ku kintu cyiza cyane. So n'abaririmbyi beza ndabubaha ndabakunda cyane. Yego, uyu munsi Dorcas na Vestine ni bamwe mu bantu bakurikirwa n'amahanga yose. Etriste nibura afite abantu bagera muri 3,000,000 n'urugero babakurikirana. Mwakoranye mu studio atandukanye, mwari kumwe, mwatangiriye umuziki rimwe, ariko David kuva batangira umuziki na Dorcas na Vestine amaze gusora indirimbo zingahe mu by'ukuri? Urumva nkawe urumva of course niba bari abana babaramye mwarahuriraga muri studio mugakora indirimbo, uyu munsi mukaba urumva mwari muri ku rwego rumwe. Icyo gihe ushari batangiye umuziki nyuma yanjye ntabwo twatangiriye rimwe. Vestine batangiye gusora indirimbo kugira ngo 2019 18 yego bakora udukava ndabyibuka, ariko njye urumva njye natangiye 2013. Bo batangiye mbere batangiye nyuma cyane. Batangiye nyuma ariko barapushinze barabikunda bakoresha imbaraga barasenga, so guys batazi ibyo bafite byose kabisa kugira ngo cyo rero nicyo nshaka ko tuganiraho. Ni ikihe kintu kihishe muri ibyo bintu mwese muri abakozi b'Imana? Kuki uyu munsi bakoze ibitaramo bazengurutse Belgique, bagiye muri Europe, bagiye hamwe hatandukanye, ariko wowe uyu munsi ibitaramo wagiye ukora mu by'ukuri ni ibitaramo by'imbere mu gihugu. Ese bishatse kuba ko Dorcas na Vestine bafite management iri hejuru ugereranyije n'iya David? Actually ibyo ni umugisha wa Dorcas na Vestine, kandi Imana nyine itanga nyine ku mwanya. So Imana ikora ikintu ku mwanya wacyo, sibyo? Yego. Kandi icyo gihe cyabo maybe ejo nanjye ashobora kuba umunsi wanjye, I don't know, but ibyo bakoze ibyo bagezeho nubwo njye nabigezeho I'm blessed, narishimye. Ni ikintu gikomeye cyane, bakora ibintu byiza mu Rwanda, so baduhisha umugisha, sibyo? Ndetse sibyo n'ibyo bakora ibyo njye nashobora. Guys bari abantu bari talented, bafite impano, bakora ibintu binini cyane njye nabasha gukora, sibyo? Rero ndi mu bantu nanjye babashigikira. Yego, babashigikira bitewe n'intambwe bafite n'ubushobozi n'impano, bafite byinshi bandusha, kandi sonde hano kugira ngo mbigireho nubona batanga igirya nyoni. Thank you. Ikibazo rero nibaza, Dorcas na Vestine batangiye babaho mu buryo bwa naturel, yego, ariko biza kurangira bakubiseho utuntu tw'udusuko. Ntabwo nshaka ko tubiganaho cyane, ndashaka kuza kubihuza nawe. Kandi mwese muri abaramyi mufite n'imyemerere ukuntu wa mbere akubitaho udusuko, uwa kabiri arihangana, uwa gatatu nahita dukubitaho. ADPR baravuga ati biracitse. Dufite impungenge. David, ibiriya bakoze bibusanyije no kwemera? David rero nandukanye n'abandi, sibyo? Bafite uburyo mbonamo ibintu bitandukanye n'ubw'abandi, but ngiye ko basuka ko bakora ibyo biyumva byo bakunze. So for me ngiye nta kibazo. Impamvu nshaka kubivugaho, actually buri wese afite nyine uburyo yumva kwiye kubaho, abayumva afite uburyo atekerezamo ibintu, sibyo? Ngiye ibyo bakora byose, so for me it's okay. It's okay. Babisuka batabisuka, so guys ngiye kuri ngiye nyine banumva nta kibazo. Cyambere cyo nuko bakora umurimo w'Imana. Impamvu tuba twaje mfite ubwoba, uyu munsi twakakiye wambaye nk'umuprofessionnel, wambaye nka pap cyangwa se umuramyi nyine, karuvati, kote wenda badaye kudufasha bakamera utifiti bajye banyuzamo nako bagashyiremo kugira ngo bagaragare ko umuntu yambaye neza, sibye ko none babinagaragara bareba. Ariko ikibazo nibaza, ese ntabwo umunsi umwe tuzasakirana, wenda ntabwo umunsi umwe ugitekeza ko wakubitamo akadeshire agakoboye gacitse ku rutugu cyangwa se n'ipantaro icitse mu mavi, bitandukanye nuko uyu munsi tukubona? So actually ibikozo byo ndabikunze cyane, ni byiza cyane, kandi no kuri nibazo mbanye nanjye bano kabusobanura. So gukorera Imana n'imyambaro ngiye mbifata ibintu bibiri bitandukanye. I'm sorry abantu bo muri ADPR munyumve nabi, niho nakuriye, niyo church yandeze, you know, bayiho muri church igihe kinini cyane muri ADPR, ariko for now uko ngiye mbibona, sibyo? Word of God ntabwo talking about clothes, ntabwo mwanyenda, sibyo? Ikeneye your heart, umutima wawe nicyo kintu kibikeneye cyane. Imyenda ibi ni ibintu twambara
ushobora kwambara gutya nambare ku bintu bidashoboka bisa nabi you know ariko ubundi ushobora kwambara birabura kwemera ku bintu bisa neza. So ikimana bikeneye cyane ni kiri muri wowe kuruta ibyo tubonesha amaso. Sibyo, housing doesn't matter. Good. Ikintu gikeneye cyane ni heart, umutima. Icyo kintu gikeneye. Thank you very much. Hanyuma rero niki gituma David nkoreshe David cyangwa nkoreshe it's okay David, nkoreshe David kuki tuje cyane kuba ntuje ni impamvu nyinshi z'ubuzima. Umuntu agira igihe agasaragurika ariko life ubuzima burakwigisha bukagira icyo bukwereka ukagira n'ibyo bwe kwigisha. You know, kuvuga menshi siko kuvuga abo kuvuga bike ariko bifite umurongo n'ibyo bizima cyane. Ndi mu kiganiro ndaje nicyo kintu mba ntekereza kuko most of people baravuga ariko wareba ibyo bavuga ugasanga nanone si biri ku murongo. So kuba nuje kuba nceceka hari byinshi nuko ari ibintu byinshi tumaze kwigaho, muraba amaze kwiga amaze gusobanukirwa bigatuma nyine umuntu aba hambo. Usibye no kuba hambo naje gusanga ko abantu bayi hambo cyane n'abantu bakomeye bakaze. You know, uzareba umukire wa nyawe sibyo na munsi azigera akubwira mu gihe mfite no ntabwo abikwereka. So he has wari wabona umukire yifotoza ku modoka ye ntabwo ajya kure ahubwo arayihunga sibyo ariko uzareba udafite imodoka ajya kuyishaka. So ufite inzu nziza ntabwo ayifotorezaho, uri kubyumva. ahubwo utayifite niba ushaka ya nzu nziza kugira ngo ujye kwifatira wifoto. This is life sibyo. So rero ufite ibyo kuvuga utavuga sibyo, ahubwo utabifite n'usanga ari kuvuga. That's why no mwishyamba muzasanga intare ingona n'ibiki za nyamaswa nini zituje ariko uzare twatunyamanswa duto inyoni ibiki twaturi gusaragurika yego aratuje. Dorcas na Vestina basohoye alubumu ya mbere, iya kabiri, iya gatatu, iya kane kandi barakoreye muri studio imwe anatangiye umuziki nyuma yumva bari kukwibasira. Ndi kugerageza guhuza umuziki wawe n'uwabo mwakoreye muri studio imwe uyu munsi. Arangije ahita asohora Merci. Merci wayitekereje gute? Indirimbo Merci mu by'ukuri wayitekereje gute? Actually Merci umwaka ushize mbere mwiza nabwo natekereje gukora indirimbo ya Merci. Hari ukuntu umwaka ukabona byibura byo wapanze bigenze neza apana 100% ako byo mu ukabona byibura byaba successful. So rero byaranshimishije nayikoze natangiye kubikora mu kwezi kwa karindwi kumwaka ushize. Yego. So numva mfite amashimwe menshi na Imana, mfite ibintu byinshi navuga, mfite byinshi cyane kabisa. Nibwo rero naje kubibona ndavuga no actually I have to say thank you, mwe gushimira Imana. Nako rero amagambo menshi arimo aho yankuye ibyo yankoreye ariko cyane cyane na amashimwe ibintu bikora Imana bikomora buri munsi. So I'm surprised. That's surprised. Nuze amashimwe umutima wanjye uranezerewe cyane ku bintu byinshi ndikora. Yego. Uyu munsi dukeneye Dorcas na Vestina dushobora kujya kuri MI Empire, dukeneye Theo Sabireba dushobora kujya kuri Theo Sabireba Israel Mbonye ni ku nkoranyambaga zabo. Iyo dukeneye wenda Merci mu by'ukuri indirimbo ishimisha abantu yaboneka gute, abantu bayibona gute, bayisanga he mu by'ukuri? Indirimbo kuva ngira ngo tariki 4 z'ukwa mbere ari maze kugera kuri platform zimwe na zimwe kuri YouTube David Mutambo Official iriho kandi guys for sure I know mukunda kunshigikira, keep doing it, mukomeze mubikore, mukomeze munshigikire, muneze imbere, ndi umwana wanyu. Ambaka nagarutse iri kuri YouTube n'ahandi hose no kuri TikTok abafite challenge. So irahari. Only what I need is your support. That's good. Bafasha. Hanyuma uko biri kose Dorcas na Vestina nubwo urusengero rwagezeho ngo ni ADPR ndi kuvuga rero tuvuga ibintu uko biri bwageze bakabashinja kugwa cyangwa se kurengera ku myambarire ndetse n'amahame ya ADPR bikarangira ndetse banze kubasezeranya. Banze gusezeranya umwe muri bo ntago ari bose bitewe n'impamvu runaka ngomba ngo tuziye details. Nta mpungenge ufite z'uko urusengera mu munsi umwe ruzagutererana umuziki wawe ukabajya mu icura burindi mu gihe udafite izindi nkingi za mwamba zigufata kugira ngo urusheho gukomera mu byizerwa? Iri challenge
twese duhura nazo nk'abahanzi. So umwe tumaze kuganira na Nelson Muco n'abandi benshi cyane. Ariko guys, this is a big challenge kandi ubasha ikibazo cyiza cyane. Actually abahanzi benshi mu Rwanda dufite abantu bafite impano, dufite abahanzi benshi bakeneye kuzamuka ariko barabura support ya church zabo, y'abantu bakuru babafasha, bafite ubushobozi. So muri niyo mpamvu usanga benshi banaliftinga bakaba muri gospel bakabasha bakajoninga secular. Why? Abantu bakwiye kuba babashigikira, baraza kubwiresa Imana igumugisha. So Imana igumugisha, it's good. I appreciate usually kama Imana igumugisha. So bifata ni ikintu kinini cyane kuri njye. Ariko anyway, ntabwo narigeje ntabwo najyana muri studio. So I need your support, I need your money. Nyine y'amafaranga yawe kugira ngo byibura mfashe kuba nasohora nazamura impano abantu bayibone, abanyarwanda bayinjoyinge, ifashe ikomeza abantu bihebye, ikize imitima y'abantu benshi. So icyo niyo challenge duhura nazo. So church rero ntabwo sikira abahanzi nkuko bikwiye, ahubwo usanga sometimes yuzamutse bikibazo. So church najo ntabwo zifi yakorera ubona atari byiza cyane. Biriya bintu byabaye kuri Batocast ntabwo nabikunze actually. So ariko na comment natanga none kuri church because buri church igira doctrine ifite amahame y'aho. So byo ntabwo nabitindaho ariko kuri njye no byo nekereza I'm not okay, ntabwo nabikunze ariko kubera ko aribyo batekereje it's fine. Ukeka ko kuba abahanzi bagenzi bawe nka bose babireba isi yari mbonye Dorcas na Vestina Tasetutus Mukarukundo Riva n'abandi benshi cyane. Yego. Theo yarikoza akavamo akavuga ngo niwemera pompompo ari umukozi w'Imana musangiye musangiye kuririmba indirimbo imwe. Ese mu by'ukuri wowe isaha n'isaha nta wumva mu by'ukuri kuba yarakoze iriya challenge ntacyo byangiza bidasebya nk'abantu musanzwe muririmba gospel nawe urimo? Theo ni inshuti yanjye, icyo ni icyambere. That's one. He's one of my brother. Tumaze guhera kuri stage nyinshi cyane. Si rimwe si kabiri. So ni umugabo nubaha, I appreciate nubaha amavuta ye. So this man iyo tugeze kuri Theo ho ni ibindi kuko natangiye kumva indirimbo nse nkiri muto ndi gukina bi. So rero umuntu umwe bakeneye ibyubahiro, usibye n'icyubahiro niyo mubonye hari hose tunavuganye rwose. Mfite byinshi mugomba kabisa. Yego, mfite byinshi mugomba. That's all good. Gusa your challenge kuri njye nta kibazo bose kuko even me kujyanye na Sakira gospel uriba Sakira njye ni inshuti yanjye na gufango no kubona muri gospel abangaba bateye so mbana buri wese. Okay. Yeah, so rero kuba yabikoza akora challenge for me it's okay. Ni nabyiza mu gushigikira undi muvandimwe. Bruce Melody, he is one of our brother. Umunyemana nawe ndamwubaha ndanamukunda even if atari imbiza gospel atari mu nzira imwe ariko yeah. Buriya se ntabwo Theo ashobora kuba arakoze icyaha gishobora ko okay niba koko kujya mu ijuru ari kuba uri ntungane kuba yaririmbye iriya ndirimbo. Ese ni ikimenyetso cy'uko atemera, ni ikimenyetso I don't know say sinzi uburyo mbifatamo. Ariko niba Theo yarayikoza akarimba ati niwemera pompompo n'urugero ni mpamvu tuba turi kuvuga ibi bintu nuko naba ari yo nzira urimo mwese muririmba muri mu njyana imwe. Ndibaza ni icyaha yakoze, nsubize yego cyangwa oya? Ni icyaha si icyaha? Okay, musuje yego cyangwa byagorana ariko kusubiza according to me kuri nje rwose ntabwo ari icyaha. Urakoze cyane ubwo ntabyumva. Hanyuma rero turi kugana ku musozo w'ikiganiro cyacu, niki gikurikiyeho? Harakurikiraho iki mu by'ukuri? Yes, ni ma merci. So murakoze cyane family, abantu bungurikira, abafana banjye n'abandi bari mumbuza igihe kinini cyane. So nagarutse kandi ngarukanye ibintu byiza cyane. Kuri 29 z'ukwezi kwa gatatu ufite shooting y'indirimbo yitwa Merci. Iyi ndirimbo izakorerwa i Rubavu ku mazi. So ndabatumiye mwese, ni ukuri bifuza ko tuzajyana guys, muze tujyane, tuzahagira ibihe byiza, tuzasangira, ewa dress code abafite umweru muzaze mwambaye umweru hose full umweru, abafite black, abafite umutuku niyo myera twambaye cyo gihe, sibyo? So muzaze mushigikire, dufate video, tunishime, dusangire. Wow, ku mazi ndizera ko azaba ibihe byiza cyane.
ndabakeneye nkeneye inkunga yanyu yaba y'amafaranga y'amasengesho kugira ngo tugira tuzakore video izakora ku mitima abantu benshi cyane ikabahesha umugisha. So my merci, my goodness, so I'm cooking something for you guys. That's so good. Ndi kugaruka imbaraga garukanye ubushake mu kwa gatandatu mfite concert yitwa Sacrifice of Worship, second fourth edition ya kane muri Sacrifice of Worship. I swear tuzatumwe n'abahanzi beza cyane, minisiteri nziza cyane muze mu Rwanda nini cyane kabisa. So muzaze duhabwe umugisha bayimateguje kuko ibi bizaba ari very big, bizarimo amavuta. So twatangiye kubisengera turi kubitegura. So nyuma merci nitegure kuri big concert cyane yitwa Sacrifice of Worship 4th edition by David Mutamo. So muzaze dufatikanye hari ukuntu abantu baba bakeneye ibisobanuro nk'uko nguko uvuze ati gutya na gutya i Rubavu. Ese mujya mutanga contact ku buryo wenda abantu babahamagara cyangwa se cyangwa n'izindi mbuga nkoranyambaga abantu bababona? Narabihagaritse ariko nabikora. So kugira ariko biroshe cyane kuba abafana banjye igazi ya nimero ni yayindi n'ubundi ni 078 23 99 884. Iyo ni namba ya WhatsApp tushaka kuvugana, ushaka supporting my talent. So you are almost welcome. Muzanshigikire rwose mfashe. Noneho n'ikindi kijyanye no kuba wa followinga indirimbo zanjye kuri YouTube nitwa David Mutambo Official, kuri TikTok the same David Mutambo, no kuri Phoebe ni David Mutambo. So no kuri Instagram ni David Mutambo. So mushigikire, mumurikire, mumeza subscribers ndazikeneye cyane. Guys, I'm coming kandi nkeneye imbaraga zanyu. So ikonseri zabera i Kanombe, aho bita kwa Dodo. Kwa Dodo i Kanombe niho ikonseri zabera. Hari rumu nziza cyane, hari ibyuma byiza cyane, habaririmbyi beza cyane. So guys, nubura kabisa zabuhombye, muzaze dufatikanye. Ni hafi yo ku mashuri kwa Dodo, hari urusengero n'ubundi nabwo n'urwe nk'iyo konseri zabera. Thank you. Nawe kiganiro nitwa Nshimyimana Simeon, nari kumwe na David Mutambo. Thank you. Thank you so much.